Uyu musore witwa Tumukunde Emmanuel wo mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Shangi yari afite ubukwe ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2025, ariko batunguwe no kugera muri doti cyangwa se aho doti iri buze kubera, basanga umugeni baje gusaba ntahari, ahubwo yagiye kuri centre de santé kubyara. Byatunguye abantu benshi, abantu baratungurwa, bamwe batangira kujujura bati se iyi nda ni ya Manuel, abandi bati se inda siye. Biba ibibazo bikomeye cyane, biza kurangira rero bahamagaye kuri centre de santé ngo bohereze umugeni barebe ko nibura ubukwe bwakomeza. Abaganga bavuga ko batakohereza umugeni nibura amasaha 28 atarashira nk'umugore umaze kubyara. Birumvikana ko batari guhita ko bamurekura. Abantu rero barajujura, buri wese akavuga ibyo yishakiye, ariko bareba Manuel bakabona nta kibazo afite. Bamwe bakavuga bati iyi ndishobora kuba ari ya Manuel, akaba ariyo mpamvu nta kibazo afite. Abantu benshi baguye mu kantu, batungurwa no kubona ibibaye. Byaje kurangira rero bigenze gute? Bashatse undi mukobwa, bamaze kumushaka bamubwira ko agomba guhagarara mu cyimbo cy'umugeni udahari, hanyuma imisango cyangwa se imihango yose y'ubukwe igakomeza. Ibyo byaza kurangira. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Ndabashimiye cyane kandi ndabifuriza ibihe byiza mwese abadukunda ndetse mugakurikirana ibiganiro byacu. Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye hirya no hino hagiye hatandukanye, abari burasirazuba n'iburengerazuba, abaherereye mu majyepfo, mu majyaruguru, mu mujyi wa Kigali, n'abandi benshi cyane badukurikira bari mu bihugu by'amahanga, bihugu by'abaturanyi hano hafi, abadukurikira bari hano mu Burundi, muri Uganda, Tanzania, abari Kenya, abari DRC Congo, mwese turabasuhuje. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese abadukurikira bari mu bihugu bya kure, Burayi, muri Amerika, bari muri Australia, bari muri Europe, muri Aziya n'indi migabane yose itandukanye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese aho muherereye, kandi ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kubabeho cyane. Ndihanganisha abatameze neza, bagize ibyago, ababuze inshuti ndetse n'ababuze abavandimwe. Mugire kwihangana, mukomere. Mwisi niko bigenda, duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu buryo butari bumwe, ariko ikiruta byose nuko Imana igenda ibana natwe uko bukeye nuko bwije, kandi Imana ikagenda idushyigikira. Komera rero wowe utameze neza, Imana izakugarukaho ibintu byose bigende neza. Ndashimira buri muntu wese wakoze subscribe, Imana imuhe umugisha, kandi rwose kuba barabikoze ni ingenzi, bituma ugenda ubona ibiganiro byacu ko tugenda tubishyiraho nta nkomyi, nta kibazo n'iki na kimwe. Hanyuma kandi reka ngusabe wowe utarakora subscribe kuyikore, kugira ngo ibintu byose birushaho koroha, kandi uzajya ubona ibiganiro byacu tubagezaho uko bukeye nuko bwije. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe, ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza, mbifuriza imigisha y'Imana yose kugira ngo ibazeho mu byo mukora byose, haba mu mirima yanyu, mu rubyaro, mu matungo no muri business. Ibyo mukora byose nibikaburemo umugisha w'Imana. Imana ibarinde umubi Satani. Inkuru nje kubagezaho muti ni inkuru imeze gute? Ni inkuru yakomeje kuvugisha abantu benshi cyane bagiye batandukanye, babashije kugenda bayimenya. Ni ibyabereye mu karere ka Nyamasheke, aha ni mu ntara y'Iburengerazuba, hanyuma mu murenge wa Shangi, akagari ka Mugera, hanyuma umudugudu witwa Karugero. Muti rero ni iki cyahabereye? Biravuga ko hari umusore mu by'ukuri wagiye gusaba umugeni, agezeyo asanga umugeni yagiye gusaba we yigendeye kubyara. Mwuka byaramwe, ibintu ntago byoroshye cyane habe na gatoya. Aka karere gakomeje kugenda kagaragaramo udushya tugiye dutandukanye mu buryo butandukanye. Mu minsi yashize nibwo umusore yari arimo ari kwigisha mu ishuri, aza gutungurwa no kubona umukobwa w'imyaka 19 amuzaniye umwana. Umukobwa w'imyaka 19 yazaniye umusore rwose witwa Amiyeri, yari umwarimu arimo ari kwigisha muri class. Agiye kubona umwana w'umukobwa w'imyaka 19 amuzaniye umwana w'uruhinja, amurambika iruhande rwe. Icyo gihe abanyeshuri barasakuza, abantu bacika ururondogoro, bibaza ibintu bibaye kuri uwo mwarimu. Urumva ko hakomeje kugenda hagaragara udushya twinshi cyane tugiye dutandukanye.
ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu 2025 muri aka karere ka Nyamasheke hari umusore witwa Tumukunde Emmanuel uvuka muri uyu murenge wa Shangi, akagari ka Mugera, mudugudu wa Karugero. Uyu musore rero witwa Emmanuel yari afite gahunda yo gukorana ubukwe n'umugeni cyangwa se n'umukobwa yari yarakunze. Barasezeranye ko ubukwe buzaba ku itariki 29, imiryango ibizi, ndetse yewe birumvikana ko bari barasezeranye no mu murenge. Mu gihe rero cyo gusaba, umusore ategura gahunda zose, inkwano barazitanze zo bita mbogo na ruyumbu, sinzi niba ariko babyita. Hanyuma rero uyu musore ategura abasaza, ategura donc imiryango yose birumvikana kugira ngo bazajye gusaba nyine umukobwa yihebeye. Uyu Manuel rero arahaguruka kuri itariki 29 bisanzwe mu gitondo mu masaa 3, haguruka avuga ko agiye gusaba umugeni we. Akigera rero mu marembo cyangwa se mu rugo rwaho agiye gusaba, batungurwa no kumva inkuru babwira ko umukobwa baje gusaba adahari, ahubwo yafashe urugendo rwo kujya ku bitaro kuri centre de santé ya Murimba yagiye kubyara. Ibintu bikomeje kugorana. Uyu Tumukunde Emmanuel bisa nkaho we bitamutunguye, ahubwo abantu bandi bari batashye ubukwe nibo batunguwe n'ibibaye, bakitegereza Emmanuel bakabona Emmanuel nta kibazo yifitiye. Abaturage murabizi nyine baba bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Murabizi ko ahantu hari abantu barenze 5, 10 gutyo 20, urumva abantu bari batashye ubukwe bazi ko ibirori bigiye kuba ari ibirori, birumvikana bagombaga gutungurwa, kandi cyatumaga batungurwa cyarumvikanaga. Batungurwa no kumva amakuru avuga ko umugeni adahari yagiye kubyara, kandi yageze kwa muganga yamaze no kubyara. Hanyuma rero abantu bati iyi ndase ni ya Manuel, ese iyi ndase ya Manuel? Abandi bakavuga batari ko iyi ndishobora kuba ari ya Manuel, kuko murabona ko Manuel nubwo asanzwe umugeni wadahari ariko nta kibazo na kimwe yifitiye. Abasaza baratungurwa, ariko cyane cyane hatunguwe abasaza bari batashye ubukwe bandi bo ku ruhande, ariko abari baje bari kumwe na Manuel bo wabonaga ko nta kibazo bafite. Manuel ashobora kuba ari yababwiye ko mu by'ukuri umugore we yagiye kubyara. Bamwe bakavuga bati yindi ishobora kuba ari ya Manuel, kuko Manuel murabona ko nta kibazo afite, ubundi yakagombye guhita agira ikibazo, ariko barabona ko nta kibazo na kimwe afite. Muti byaje kurangira gute rero? Baje bahamagara kwa muganga kugira ngo babaze nimba koko umugore ubwo yamaze kubyara nimba yaza ikirori cyangwa se doti, muhango wo gusaba ugakomeza. Abaganga bavuga ko batamwohereza nubwo yamaze kubyara, batamwohereza amasaha 28 atarashira. Bati rwose ntabwo twamwohereza amasaha 28 ahwanye n'umunsi atarashira, kuko bishobora kuba yagira ikibazo runaka. Umugore umaze kubyara birumvikana bagomba kubanza kumukurikirana kugira ngo bazamurekure cyangwa se bazamusezerere kwa muganga, bamaze kubona ko nta kibazo na kimwe ashobora kugira nyuma yuko amaze kwibaruka. Abaturage bo bakomeje gusakuza, barajujura, bibaza ibyabaye, bati bigenze gute, batiri n'ishyano, tugwishije ishyano, mbese bibi bintu byinshi, ibintu by'urusaku. Bamwe batangira kwigumura bati turitahiye nyine ubukwe ntibukibaye, abandi barahaguma. Ariko abantu babona umusore nta kibazo na kimwe yifitiye, kavuga bati ubukwe banza buri bukomeze. Abandi batari ko se burakomeza umugeni adahari. Birumvikana abakobwa bari bakenyeye, abagore bakenyeye, imishanana rwose bayikozeho imikenyero, bamutwaje impano ziri buze gutangwa. Birumvikana murabizi mu buryo bukomeye cyane uburyo ubukwe bugomba kugenda nyine muri doti. Murabizi ko nyine bari ibirori bikomeye cyane. Uyu musore rero witwa Tumukunde Emmanuel nta kibazo na kimwe yari yifitiye. Baje kurangira rero banzuye ko ubukwe buri bukomeze, ariko bagashaka undi mukobwa uri buhagarare mu cyimbo cy'umugeni wagiye kubyara, ubukwe bugakomeza.
ibintu birakomeye mwuka byara. Baje gushaka undi mukobwa rero, bamubwira ko agiye guhagarara mu cyimbo cy'umugeni wagiye kubyara udahari, imihango yose y'ubukwe igakorwa, bagasaba, bagakwa, kuko bari kuri izi tariki 29 z'ukwa gatanu bari gukora doti, ariko bakajya no gusezerana mu rusengero. Numva ko pasiteri nawe yari ategereje ko abantu bari buze gusezerana muri Anglikani cyangwa se EAR, tebwa EAR nyine niyo Anglikane Eglise Anglikane y'u Rwanda. Hanyuma rero byaje kurangira bashatse umukobwa, ajya mu cyimbo cy'umugeni, imihango yose irakorwa, gusaba, abasaza bavuga amagambo yo gusaba no gutanga umugeni, imihango yose irarangira. Imihango yose rero imaze kurangira, birumvikana banzura ko ku itariki 30 aribwo bagomba kujya mu rusengero bakajya gusezerana imbere y'Imana. Umuntu agahita yibaza, ese koko gusezerana imbere y'Imana n'umugeni wabyaye kandi barabyaranye batarasezerana imbere y'Imana, ese birashoboka? Ni amakuru menshi cyane yagiye gukomeza kugenda agaruka, ariko tuzakomeza gukurikirana iby'iyi nkuru tumenye uko byaje kurangira. Manuel rero birangira asabye, ariko asaba umugeni adahari, ariko bigaragara we nta kibazo yari yifite, kuko arabizi ko nk'uko abantu benshi bagiye bagenda babigarukaho, bavuze bati uyu Manuel ashobora kuba ari we wateye inda uyu mugeni we, akaba ari nayo mpamvu nta kibazo afite, kandi akaba ari nayo mpamvu abasaza bakuru baje gusaba batigeze bigumbura ngo bavuge bati turigendeye, ibi sibyo, ibi ni amahano, cyangwa se ngo babifate ukundi, ahubwo bakavuga bati reka dushaka umuntu uhagarara mu cyimbo cy'umugeni, hanyuma umuhango wose ukomeze, ibindi tuzaba tubimenya hanyuma. Ariko ibyateguwe birumvikana, ubukwe bwateguwe, abateguye ibintu byinshi cyane bitandukanye. Gusa hari ikintu umuntu ashobora guhita yibaza, yakibaze se umusore niba arabizi neza ko umugeni yagiye kubyara, kuki atemeye ko ubukwe babusubika? Ariko birumvikana ko wenda kubisubika bitari koroha, kuko bari bamaze gutegura ibyo bagomba gukoresha mu bukwe, haba ari ibyo kurya, haba ari aho bakodesheje amasare, imikenyero n'ibindi byose byo kwambara. Birumvikana ubukwe murabizi ko bikenera ibintu byinshi cyane bitandukanye. Baravuze bati rero ubukwe ntabwo twabusubika, ahubwo bugomba gukomeza, ibindi bikazakurikiranwa nyuma tukazamenya icyo gukora. Ariko ubukwe cyangwa se doti yarangiye. Ndabibutsa ko ibi byabereye mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Shangi, mu kagari ka Mugera, umudugudu wa Karugero. Manuel rero nguko uko ubukwe bwe bwagenze. Ubwo ibindi ni ubundi cyangwa se naho ubutaha, ubwo umugeni niba yarayatashye kuri itariki 30 uko biri kose, ubwo ubukwe bwarabaye cyangwa se ntiburaba. Ibyo nabyo ni ibintu cyangwa se namakuru umuntu agomba gukurikirana kugira ngo amenye uko byarangiye. Urumva ko rero udushya dukomeje kugenda tuba ari twinshi, ibintu ntago byoroshye. Reka mbashimire rero, mbifurize ibihe byiza, mukomeze mugire amahoro y'Imana, mukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane, kandi ibiganiro byacu rwose nakagaruka. Ndabakunda cyane, mwari kumwe na Dani umuhungu wanyu, mugire amahoro y'Imana. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.